Umubare munini w'abanyarwanda ukunda siporo kubera ubwinshi bw'abakunda siporo mu Rwanda byatumye igihugu cy'u Rwanda gifata ingamba zikomeye zo guteza imbere siporo. Amastade agezweho yagiye yubakwa, izindi zikavugururwa ku rwego mpuzamahanga. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe stade 10 za mbere mu Rwanda, duhereye ku bunini, ubushobozi bwo kwakira abantu, akamaro kazo mu gihugu ndetse n'uruhare rwazo ku rwego mpuzamahanga. Ese iyo stade iherereye muri ako karere kawe nayo yabirimo? Ndabizi nkivuga ibyo bintu nawe wisugira amatsiko. Niba ugize amatsiko kurura agatebe twijyaniye mu kiganiro, kandi ukanamenya ko uri kumwe na Ari Bryden, the voice of the hope on mic. Urakaza neza muryango mugari wa Ari Bryden, aho duhishura ukuri kuri nyuma y'amarido ndetse n'ibiri mu mwijima byose tukabigaragaza. Ku mwanya wa 10 wa stade zikomeye cyane mu Rwanda turasanga akarere ka Kicukiro Stadium. Iyi Kicukiro Stadium iherereye mu mujyi wa Kigali, ifite ubushobozi bwo kwakira abarenga 3000. Nubwo ari nto, ifite uruhare runini cyane mu kuzamura impano z'abakinnyi no kwakira amarushanwa yo ku rwego rw'uturere. Impamvu yatumye Kicukiro Stadium iza ku mwanya wa 8 wa stade zikomeye mu Rwanda nuko ari ntoya mu bunini, ariko kandi ikaba ifite akamaro mu bijyanye n'imikino yo mu Rwanda. Ku mwanya wa 9 wa stade zikomeye mu Rwanda turasanga Gahanga Cricket Stadium. Gahanga Cricket Stadium iyi ni stade ifite ubushobozi bwo kwakira abantu bari hagati y'ibihumbi 3 ndetse n'ibihumbi 5. Niyo stade yonyine mu Rwanda yakira imikino mpuzamahanga ya cricket, ikaba igaragaza uburyo igihugu kiri kwaguka muri siporo zitandukanye. Impamvu iyi stade ya Gahanga Cricket Stadium yaje ku mwanya wa 9 nuko atari nini cyane, kandi ikaba ifite umwihariko udasanzwe kuko ariyo yonyine ya cricket iri ku rwego mpuzamahanga dufite hano mu Rwanda. Umwanya wa 8 wa stade zikomeye dufite mu Rwanda turasanga Muhanga Stadium. Muhanga Stadium iyi ni stade ifite ubushobozi bwo kwakira abantu barenga 5000. Iyi stade ifasha cyane amakipe yo mu ntara y'Amajyepfo, ikagira uruhare mu iterambere rya siporo ndetse no mu bindi bice by'umujyi wa Kigali, kubera ko iyi stade ya Muhanga iri mu zegereye umujyi wa Kigali. Impamvu yatumye iyi stade ya Muhanga Stadium iza ku mwanya wa 9 nuko iri hagati mu bunini kandi ikabifasha siporo zo mu turere. Ku mwanya wa 7 wa stade zikomeye dufite hano mu Rwanda turasanga Nyagatare Stadium. Iyi Nyagatare Stadium iyi ni stade iherereye mu ntara y'Uburasirazuba, ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira abagera ku 5000. Iyi stade ifite uruhare rukomeye cyane mu kuzamura impano z'abakinnyi bato no guteza imbere siporo mu bice by'icyaro. Impamvu iyi stade ya Nyagatare Stadium yaje ku mwanya wa 7 nuko ari ingenzi muri aka karere, kandi akaba ariyo iri ku rwego rwo hejuru mu bikorwa remezo muri ako karere no mu ntara yose. Ku mwanya wa 6 wa stade zikomeye mu Rwanda turasanga Umuganda Stadium. Umuganda Stadium iyi ni stade iherereye mu karere ka Rubavu hafi y'ikiyaga cya Kivu, ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu bagera ku 5000. Umuganda Stadium yakira amakipe nka Intercell FC, Marine FC, kandi ikaba ifite umwihariko w'ahantu heza cyane kubera ko iherereye hafi y'ikiyaga cya Kivu, kikaba inzozi kuri benshi. Impamvu iyi stade y'Umuganda Stadium yaje ku mwanya wa 6 nuko ifite akamaro kanini cyane mu burengerazuba bw'igihugu, kandi ikaba ifite location idasanzwe cyangwa se amerekezo aho yegereye amazi magari y'ikiyaga cya Kivu. Ku mwanya wa 5 wa stade dufite zikomeye mu Rwanda turasanga Bugesera Stadium. Iyi ni stade iri mu karere ka Bugesera, ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu bari hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10 bitewe n'iterambere ryayo. Bugesera Stadium ni imwe muri stade zigezweho cyane, zizwiho kuzamura impano z'abantu, zizwiho kuzamura impano z'abaturarwanda, ndetse akaba ari stade itanga icyerekezo cyo kuzaba nini cyane kurusha uko tubikeka bitewe n'ibikorwa remezo biri muri ako karere. Niba mwarakurikiye ikiganiro nashyizeho mu minsi yashize, nashyizeho ikiganiro kivuga kuri Bugesera International Airport. Iki akaba ari ikibuga mpuzamahanga kiri kubakwa muri aka karere, akaba ari ikibuga cyitezweho guhindura icyerekezo cy'aka karere ka Bugesera. Impamvu twasanze Bugesera Stadium ku mwanya wa 5 wa stade zikomeye mu Rwanda nuko ifite future potential ikomeye. Kuba tugiranye kuri uyu munota w'icyegeranyo ni ikigaragaza ko ukunda umupira w'amaguru. Niba ukunda umupira w'amaguru, wantera inkunga ikomeye ukora subscribe kuri channel ya Ari Bryden, maze nawe kwinjira mu muryango mugari w'abarenga 1000 bakurikirana. Urakaza neza muryango mugari wa Ari Bryden, urakaza neza muryango w'abashishikajwe no kwiga umunsi ku wundi. Ikaze. Ku mwanya wa 4 wa stade zikomeye dufite mu Rwanda turasanga Huye Stadium. Huye Stadium iyi ni stade iherereye mu ntara y'Amajyepfo, ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu bagera ku 10,000. Iyi Huye Stadium ni imwe muri stade zifite amateka akomeye cyane mu Rwanda, kandi ikaba yakira imikino myinshi y'ingenzi. Impamvu Huye Stadium yaje ku mwanya wa 4 wa stade dufite zikomeye mu Rwanda nuko ibitse amateka menshi y'aka karere ka Huye.
Ku mwanya wa gatatu wa stade dufite zikomeye mu Rwanda turasanga BK Arena. BK Arena iyi ni stade yo mu nzu, indoor arena, ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira abagera ku bihumbi 10. Ikindi cyihariye kuri BK Arena nuko yakira imikino ya Basket Africa League, ibitaramo bikomeye ndetse n'ibindi bikorwa mpuzamahanga. BK Arena impamvu yaje ku mwanya wa gatatu wa stade dufite zikomeye mu Rwanda nuko ari nziza kurusha izindi zose mu bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'inyubako iteye imbere. Niba tugeranye kuri uyu munota w'icyegeranyo bikaba bitakugoye iyi video wayihorike kuko bituma igaragara neza. Ku mwanya wa kabiri wa stade dufite zikomeye mu Rwanda turasanga Kigali Pele Stadium. Kigali Pele Stadium iyi ni stade iherereye i Nyamirambo, ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira abagera ku bihumbi 22. Kigali Pele Stadium yavuguruwe ku rwego mpuzamahanga cyane, ikaba yakira amakipe akomeye nka APR FC, Rayon Sport ndetse n'ayandi agiye atandukanye. Impamvu iri ku mwanya wa kabiri wa stade dufite zikomeye mu Rwanda nuko ari imwe muri stade zigezweho kandi zikoreshwa cyane mu Rwanda. Ubudasa bwa stade ya mbere mu Rwanda nuko stade ya mbere mu Rwanda yikubye kabiri ugereranyije n'iya kabiri hakarengaho 1000, kubera ko stade ya mbere mu Rwanda ifite ubushobozi bwo kwakira abagera ku bihumbi 45 mu gihe ya kabiri mu Rwanda yakira abagera ku bihumbi 22. Birumvikana niba uri umunyarwanda ukabukunda u Rwanda kandi ugakunda iterambere ry'u Rwanda uyiswimenya kanyikubwire neza nkubigireho byinshi utaruzi. Ku mwanya wa mbere wa stade dufite zikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda turasanga Amahoro National Stadium. Amahoro National Stadium ni stade nini cyane mu Rwanda ifite ubushobozi bwo kwakira abarenga ibihumbi 45. Ikindi wamenya kuri Amahoro National Stadium iyi niho ikipe y'igihugu Amavubi ikinira kandi ikafite amateka akomeye cyane mu gihugu. Yavuguruwe ku rwego mpuzamahanga, ikaba iri ku rwego rwiza rushobora kwakira amarushanwa akomeye ku isi. Impamvu Amahoro Stadium iza ku mwanya wa mbere nuko ari nziza kurusha izindi zose dufite hano mu Rwanda, ikaba ifite amateka akomeye kandi ikabikoreshwa ku rwego mpuzamahanga. Amahoro Stadium iyo niyo stade ya mbere dufite mu Rwanda. Muri rusange izi stade zose zigaragaza neza uburyo u Rwanda rukomeje gutera imbere muri siporo ruganisha ku rwego mpuzamahanga. Niba ushaka kureba andi makuru nk'aya kora subscribe kuri Ari Bryden ukore like, kandi niba uziranye n'inshuti zawe zikunda ibijyanye na ruhago nabo basangiza iyi video babashe gushira amatsiko. Niba tugeranye kuri uyu munota w'icyegeranyo wajya hasi muri comment ukambwira uburyo ama stade yumvise yagutunguye yo wakekaga ko yazamo ndetse n'ikindi wifuza kuzamenya. Ndi Ari Bryden, the voice of the hope on mic. Ciao ciao.